reka nguhanurire nkumenyesha yuko ibyo byose byakubayeho nibyo muri 45 y'igice cya mbere yakubereye iminota myinshi kandi kubera mibi, ariko Imana iguhaye iminota myiza yo mu gice cya kabiri, kandi ni iminota y'ubutsinde, ni iminota y'ubutsinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abo bagumye mu kibuga, Uwiteka abahaye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Mwene data wagumye mu kibuga, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Ibitego watsinzwe ibyo ari byo byose, ibyakubayeho ibyo ari byo byose, ingorane izo arizo zose wahuye nazo, ibyo ntibigutwara umwanya. Bibiliya iravuga muri Yesaya 43:18 haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ngo uko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ibyakubayeho muri 45 y'igice cya mbere wibyibuka, Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Mwene data, mukozi w'Imana, mushiki wanjye, aho waba uri hose wumvira ijambo, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Bene data mukurikiye Ikamba Calvary TV aho mwaba muri hose mu izina rya Yesu Kristo, ni Pastori Munyemana Prote ugarutse. Ubushize rero ubwo duherukana twaganiriye ku ijambo rivuga ngo igihima umunsi mubi, kandi nzi neza ko bamwe mwatangiye gushyira mu bikorwa no gusenga kugira ngo umunsi mubi uve ku bugingo bwanyu. Nyagasani rero akomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Uyu munsi noneho ngarutse guhanurira ubugingo bwawe, kandi ndabizi neza yuko Imana igiye gukora ibidasanzwe ku bugingo bwawe, mu kazi kawe, mu byo ugerageza gukora byose. Ngarutse noneho nje guhanura mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge. Mana, turagushimiye, turakunezerewe cyane n'ubundi kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Reka rero n'ubundi amarembo y'umugisha akingukira umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, kandi ube inyuma yaryo kugira ngo usohoze gukiranuka kwaryo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu nuko bwanditswe na Matayo ibice byaho 27, hanyuma dusome umurongo wa 62. Haravuze ngo bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane barinde igituro cyane bageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. Pilato arababwira ati, ngaba barinzi, nimugende mukirindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso, abarinzi bahari. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nkuzaniye rero ubuhanuzi, kandi nzi neza yuko ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Hanyuma iteka ryose y'Imana yashakaga kugira icyo ikora mu gihugu cya Isiraheli n'ahandi hose yakoreshaga akanwa k'abahanuzi, hanyuma umuhanuzi akagenda agahanura, Imana ikaba inyuma y'umuhanuzi ije gusohoza ibyo umuhanuzi ahanuye mu izina rya Yesu Kristo. Rero nagira ngo kano kanya ufungure umutima, wirukane dayimoni yo kutizera ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko umutima utizera ntunezeza Imana. Nyagasana kugirire neza. Nkuzaniye rero ubuhanuzi muri iri jambo tugiye gusoma, tumaze gusoma. Nkuzaniye ubuhanuzi buri mu mutwe w'amagambo uvuga ngo Imana itanze amahirwe y'igice cya kabiri.
Imana itanze cyangwa se iguhaye amahirwe y'igice cya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Iyo usomye muri Yobu ibice byaho 7, Yobu yarabyanditse aravuga ngo hano ku isi kubaho k'umuntu ni nko kurwana intambara, kandi ubuzima bw'umuntu uri mu isi ntaho butandukaniye n'umucakara cyangwa umucanshuro. Yobu akomeza avuga ngo jyewe Yobu, inshuro yanjye ya mbere y'amezi yo kumanjirwa, amajoro y'ububabara mbere igihembo. Akomeza avuga ngo iyo ndyamye mba mvuga ko butazacya, naba mbyutse nkaba mvuga ngo ntiburi bwire. Yobu akomeza avuga ngo nkirirwa mbunze umutima gutyo umugoroba ugakika cyangwa se ukira. Yobu asoza avuga ngo icyo nicyo kibuga ndi gukiniramo. Hanyuma reka rero mpere kwiyerekwa nagize ndi gusenga mu gihe cyatambutse. Nari ndi ku musozi ndi gusenga, ngiye kubona mbona Imana inzaniye sitade mwiyerekwa imbere yanjye, sitade y'umupira w'amaguru. Ngiye kubona mbona muri iyo sitade hajemo abakinnyi bari bambaye imipira y'umukara, bari bambaye amapantaro y'umukara, bari bambaye utugofero tw'utubodi tw'umukara tubafashe mu mutwe, bahagarara nyine biteguye gukina nk'uko mu makipe bigenda. Ngiye kubona mbona haje abandi bakinnyi bambaye imipira y'umweru, bambaye amapantaro y'umweru, bambaye godiyo cyangwa se inkweto zo gukinisha z'umweru, bambaye n'utubodi nabo tubafashe mu mutwe tw'umweru. Hanyuma ngiye kubona mbona hajemo umusifuzi, yabonaga ari umuzungu muremure, yari yambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ahuha mu ifirimbi atangiza umukino. Akimara gutangiza umukino, babakinnyi barakina. Ku munota wa mbere w'igice cya mbere, ya kipe yambaye iby'umukara yari imaze kwinjiza igitego. Ikipe yambaye iby'umukara iratsinda, my friend, iratsinda. Ku munota wa gatatu iratsinda, uwa karindwi iratsinda, 11 iratsinda. Ikipe yambaye iby'umukara itubukirwa n'ibitego, iratsinda. Ngiye kubona mbona babakinnyi bambaye iby'umweru bari mu butsindwe, mbona bananiwe, noneho no gukina batangira gucika intege, bamera nkaho bananiwe rwose. Ngiye kubona mbona umusifuzi n'ubundi atamiye ifirimbi, ayihuhamo cyangwa se arayivuza nk'uko musanzwe muzi bigenda mu kibuga, bigaragaza ko yarashoje igice cya mbere cy'umukino. Igice cya mbere rero cy'umukino cyarangiye ikipe yambaye iby'umukara itsinze ibitego 17 ku busa bw'ikipe yambaye imyambaro y'umweru, ibitego 12 ku busa. Ngiye kubona mbona babakinnyi bagiye muri twa tuzu baruhukiramo, bajya kuruhuka. Hanyuma ngiye kubona mbona marayika aragiye akingura urugi aho babandi bambaye iby'umweru bari bariho bahugurirwa. Ngiye kubona mbona umutoza ariho arabakubita abahora ko batakinnye neza cyangwa batsinzwe. Umukinnyi umwe bamukubita inkoni, arakomera cyane, arangije aravuga ngo ikimbabaje nuko ndi gukubitirwa aho abafana banjye batareba. Tukiri aha mwene data, reka mbaze nkubaze, aho uri gukubitirwa ninde uhazi? Mama wawe arahazi? Papa wawe arahazi? Ninde uzi ibiri kukubaho? Haleluya, haleluya. Yobu yaranditse mu bice 7, aravuga ngo hano ku isi kubaho k'umuntu ni nko kurwana intambara, kandi ubuzima bw'umuntu ntaho butandukaniye n'ubwo umucanshuro cyangwa umucakara. Yobu abisobanura neza, ndetse icyo nicyo kibuga Yobu yarariho agira gute, yarariho akiniramo. Yari yarakiniye mu kibuga cy'ubutsindwe, ariko biza kurangira Yobu bimugendekeye neza. Mwibuke ko ubuhanuzi nkuzaniye buravuga ngo Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Umukinnyi bamukubise aravuga ngo ayi wewe, ikimbabaje nuko ndi gukubitirwa aho abafana banjye batareba. Byaje kurangira umusifuzi agaruka mu kibuga, arongera avuza ifirimbi. Amaze kuvuza ifirimbi, babakinnyi bambaye iby'umukara bari batsinze igice cya mbere ibitego 17, bagaruka mbona biyemeye, baba bazi ko uko igice cya mbere cyagenze ari nako igice cya kabiri kiri bugende. Bari bazi ko burya ari buno. Ariko mwene data ukurikiranye ubu buhanuzi ku ikamba Karuvari TV, nagira ngo unterere Satani inkokora, unterere umwanzi wakwishimye hejuru igihe kirekire inkokora, umumbwirire ngo burya si buno. Haleluya.
Imana iguha umugisha mwene data. Ngiye kubona mbona ba bakinnyi bari batsinzwe, bari bariho bakubitwa, barangije barasohoka. Basohotse mbona babaye abasore beza, bafite fresheri, mbona umuyaga ubanyura mu misatsi, imisatsi rwose ubona bakeye, baguwe neza, bagaruka mu kibuga. Umusifuzi atangiza igice cya kabiri cy'umukino. Ku munota wa mbere w'igice cya kabiri, ikipe yambaye iby'umweru yari ibonye igitego, yari yimwakuye. Imana yari ihinduye amateka. Muzirikane ko turi mu ijambo rivuga Imana itanze amahirwe mu gice cya kabiri, itanze amahirwe y'igice cya kabiri. Wakira ubuhanuzi ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma abakinnyi bambaye iby'umweru baratsinda, nta munota wabarengaga. Hari n'igihe bateraga ishoti ikajya mu izamu ari igitego, ikongera ikagaruka ari igitego. Ngiye kubona mbona umukinnyi ashoje umukino, ikipe yambaye iby'umweru itsinze ibitego 34 kuri 17 by'ikipe yambaye iby'umukara yatsinze mu gice cya mbere. Hanyuma marayika w'Imana wanyerekaga arambwira ngo dore ubutumwa uhawe. Haleluya. Kurikira mwene data, arambwira ngo genda ubwira abantu bahuye n'ibibazo bakagumana nanjye. Genda ubwira abantu bavuzwe bakagumana nanjye. Genda ubwira abantu basebejwe bakagumana nanjye. Genda ubwira abantu bahuye n'amakuba n'ingorane byo mu isi bakagumana nanjye. Genda ubambwirire ngo ibyo Satani yabakoreye ngiye kubikuba kabiri mbahesha umugisha. Haleluya. Mwene data, birashoboka ko hari ibimaze iminsi bikubaho, hari ingorane wahuye nazo, hari amakuba wahuye nayo, hari ibintu bikomeye cyane byaje ku bugingo bwawe. Ariko reka ngutangarize neza amakuru afatika avuye mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo byose byakubayeho ni ibyo mu gice cya mbere, ni ibyo muri 45 y'igice cya mbere. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Warashatse ntiwabyara mu gice cya mbere, Imana itanze amahirwe yo mu gice cya kabiri. Utitaye ku myaka iyo ari yo yose, warangije ko kwiga uradepoza ntiwabona akazi, Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri jya kudepoza. Ni ibintu byinshi warashoye urahomba mu gice cya mbere ntibyagenda neza, Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri jya gushora. Imana iguhaye uwo mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Umuntu w'Imana, nibwo butumwa, nibwo buhanuzi nkuzaniye. Wikiheba, wikiganyira. Hanyuma nyiri aho ngaho, Imana ihita inyereka ibintu 7 bibera mu kibuga. Mu bintu nkunda umupira ntubamo. Sinjyana nawureba, sinabibonera n'umwanya, afite ibindi mba ndimo. Icyakora hari igihe mba nicaye mu rugo kuri televiziyo nkabireba, nta tegeko birihana, ariko ntago nkunda umupira, ntago njya mbirangarira. Mfite ibindi ndangarira, buri wese agira ibyo akunda, ariko sinkunda umupira. Ariko Imana yanyeretse ibintu 7 bibera mu kibuga. Kandi twamaze kubona ko ubuzima bwa hano mu isi bugizwe n'ibice 2. Hari igice cyo gutsindwa, hakaba n'igice cyo gutsinda. Bivuga ngo niba tujya dutsindwa ubundi tugatsinda, natwe turi hehe? Turi mu kibuga. Ubwo buzima ubayemo uri mu kibuga. Hari ibintu rero 7 by'ingenzi bifatika bibera mu kibuga cy'umukino icyo ari cyo cyose, n'icyo ngicyo uri gukiniramo cyangwa icyo nanjye nkiniramo kirimo. Imana iguha umugisha. Ikintu cya mbere kibera mu kibuga habamo iminota 90. Haleluya, ndanezerewe. Icya mbere kiba mu kibuga cy'ingenzi, mu kibuga habamo iminota 90. Mana yanjye, ndanezerewe kandi ndafashijwe. Iyi minota 90 igabanywamo kabiri. 45 yo mu gice cya mbere na 45 yo mu gice cya kabiri. Birashoboka rero ko ikipe ishobora gutsindwa ibitego ibyo ari byo byose mu gice cya mbere. Iyi kipe ntago yemerewe kuva mu kibuga, nta n'uyirukana, nta n'uvuga ngo byagenze gute. Reka data, iyi kipe nta uyisohora mu kibuga ngo nuko itsinzwe. Ibitego yabitsinzwe ibyo ari byo byose mu gice cya mbere, ntago yirukanwa mu kibuga
kibuga kuko haba hakiriho amahirwe y'igice cya kabiri. Haleluya. Reka nguhanurire nkumenyesha yuko ibyo byose byakubayeho nibyo muri 45 y'igice cya mbere yakubereye iminota myinshi kandi kubera mibi, ariko Imana iguhaye iminota myiza yo mu gice cya kabiri, kandi ni iminota y'ubutsinde, ni iminota y'ubutsinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo minota yo 45 yo mu gice cya mbere yakubereye mibi, yarakurijije, yarakugoye, yarakuntamuye, ariko turashimira Imana ko hari abantu bahuye n'ingorane bagatsindwa bakaguma mu kibuga. Abo ngabo itangazo rimanutse mu gihugu cyo mu ijuru avuze ngo abo bagumye mu kibuga, Uwiteka abahaye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Mwene data wagumye mu kibuga, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Ibitego watsinzwe ibyo ari byo byose, ibyakubayeho ibyo ari byo byose, ingorane izo arizo zose wahuye nazo, ibyo ntibigutwara umwanya. Bibiliya iravuga muri Yesaya 43:18 haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ngo buko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ibyakubayeho muri 45 y'igice cya mbere wibyibuka, Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Mwene data, mukozi w'Imana, mushiki wanjye, aho waba uri hose wumvira ijambo, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Imana ishimwe wagumye mu kibuga, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri, akira iminota y'ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana ije kukwibagiza iminota y'ubutsindwe ku bugingo bwawe. Imana igiye kukwibagiza ubugumba, Imana igiye kukwibagiza ubushomeri, Imana igiye kukwibagiza intege nkeya zigusubiza mu byaha. Ibyo nabyo byabayeho, uratsindwa, byaha birakwemeza, amarara arakwemeza, amashyara arakwemeza, ariko kuko wagumye mu kibuga ntusohoke, akira ubutsinde mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma aho umwanzi yakwishimiye hejuru, nawe ujye kumwishima hejuru. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Mwene data, mukozi w'Imana, icyo ni icya mbere kibera mu kibuga. Mu kibuga habamo iminota 90. Iyo minota 90 igabanywamo kabiri nk'uko byumvise, ariko nagira ngo nguhanurire nkumenyesha yuko Imana ibyihutishije. Ukimara kumvira ijambo, Imana ikuzaniye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Icya kabiri kiba mu kibuga habamo umuntu bita umusifuzi. Ndavuze ngo ni umusifuzi. Umusifuzi ikintu kimuzana mu kibuga, icyahemberwa, ikimwuriza indege, ikimumenyekanisha, kimuhindura umusitari, ni ukwemeza ko ikipe itsinzwe cyangwa ikipe igize gute itsinze. Mwene data, umusifuzi aba akurikira umukinnyi ahagannye hose, ahakinira hose, uko yambaye, nimero zose abazireba, ubuzima bw'umukinnyi abagize gute, ababufite, ababureba. Nagira ngo nanakumenyesha yuko icyo kibuga uri gukiniramo hari umusifuzi ugenda ku buzima bwawe. Umusifuzi rero icyo ashinzwe ni ukumenya ko ugize gute utsinzwe. Umusifuzi yamaze kumenya ko ikipe itsinzwe, ahita ahuha mu ifirimbi, abantu bose bakarangarira umusifuzi ngo barebe icyo ashaka kubabwira, agahita yerekeza akaboko mu mazamu y'ikipe itsinzwe. Bisobanura ko ikipe igize gute, umusifuzi yamaze kwemeza igitego. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo amaze kwemeza igitego, ntushobora kumenya umufana wafanaga ya kipe itsinzwe mu kibuga, kuko umusifuzi yamaze kwemeza ko ikipe itsinzwe, kandi n'icyahemberwa murenganya. Birashoboka ko umaze iminsi uhura n'abasifuzi basifura ubutsinzwe ku buzima bwawe. Basifuye ko wasohowe mu nzu, basifuye ko urugo rwasenyutse, basifuye ko waguye mu byaha, basifuye ubutsindwe ku buzima bwawe. Reba nawe abasifuzi ibyo basifuye ku bugingo bwawe. Ariko mwene data,
ibyakubayeho byose nibyo muri 45 y'igice cya mbere. Hari ubutsinde mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Wikita ku byo umusifuzi yasifuye mu gice cya mbere, nubwo ubona watsinzwe, umusifuzi yarabitangaje, byaramenyekanye. Ariko reka nkubwire akantu karyoshye, aka kantu uzakibuke mwene data. Nagira ngo nkumenyeshe yuko mu bantu bajya basimburwa mu kibuga umusifuzi ntabamo. Haleluya! Mu basimburwa mu kibuga umusifuzi ntagwa abamo. Abakina mu bambere barasimburwa, mu bakabiri bagasimburwa, barutahizamu barasimburwa, abanyezamu barasimburwa, ariko mu bantu basimburwa mu kibuga umusifuzi ntajya abamo, keretse hari ikintu kidasanzwe cyabaye cyangwa se apfuye cyangwa se hari ibindi bintu bibayeho. Ariko ubundi umusifuzi wasifuye igice cya mbere ni nawe usifura icya kabiri. Umusifuzi wasifuye igice cya mbere ni nawe usifura icya kabiri. Nkumenyesha yuko umuntu wasifuye ubutsindwe ku bugingo bwawe aracyahari mu kibuga, arindiriye ko umukino urangira agasifura n'ubutsinde ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uwasifuye ko byakugendekeye kwa kundi niwe ugiye gusifura ko bihinduye amateka. Uwasifuye ko urugo rwasenyutse niwe ugiye gusifura ko rusigaye rwubakitse. Uwasifuye ko waguye niwe ugiye gusifura ko usigaye wuzuye imbaraga z'Imana. Uwasifuye ko wagumiwe utakibonye umugabo niwe ugiye gusifura ko invitasiyo zatanzwe. Uwasifuye umusifuzi wasifuye igice cya mbere ni nawe usifura icya kabiri. Humura, wa wundi wavuze bya bindi n'ubu aracyahari, kandi amakuru yo mu gice cya mbere ntabwo ari yo mu gice cya kabiri. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Turabaza Bibiliya, kuko Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Munyemerere twigire ku mugabo bita Hezekiya, wari umwami w'Abayuda. Uyu mugabo yakinnye igice cya mbere kimumerera nabi ndetse akirwaramo. Amaze kukirwaramo ngo yenda gupfa, umusifuzi bita Yesaya atamira ifirimbi, araza asanga umugabo igice cya mbere cyamuzenyereje, arangije ahita amusifura, aramubwira ngo rero nta nubwo wemerewe gusifura gukina igice cya kabiri bitewe n'ubutsindwe bwawe bwo mu gice cya mbere. Hamagara imiryango utange iminani, kuko ugiye kugira gute, ugiye gupfa. Icyakurikiyeho ni iki? Hezekiya ngo yahise yerekera ivure, arangije ngo abwira Imana ati, Imana nibyo koko natsinzwe, ariko nubwo natsinzwe mu gice cya mbere, ni iki gituma umusifuzi anyirukanye ambwira ngo sinemereye gukina icya kabiri? Amaze gusaba amahirwe y'igice cya kabiri, Imana igarura wa musifuzi bita Yesaya wasifuye igice cya mbere, iramubwira ngo niwe wasifuye urupfu, subirayo mubwire ko abayeho. Haleluya! Umusifuzi bita Yesaya ahita agaruka kuri Hezekiya, aramubwira ngo Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo ntabwo ugipfuye, ahubwo ikongereyeho imyaka 15 yo kugira gute, yo kubaho. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aguka kubera icyitegererezo ko Imana itazanye undi muhanuzi, ko itazanye undi musifuzi. Uwasifuye igice cya mbere aracyahari ngo asifure n'igice cya kabiri. Uwasifuye kutazikamira nayimbwa, barabisifuye ndabizi, niwe ugiye gusifura ko usigaye ukama y'inka. Uwasifuye ko ntacyo uzageraho niwe ugiye kukubarurira ibyo wagezeho akajya agenda bitangaza. Uwasifuye ko upfuye niwe ugiye gusifura kubayeho. Yesaya arangije aragaruka, aramubwira ati, Imana irambwiye ngo ninze nkubwire. Haleluya, haleluya! Hari amakuru mashyashya aje ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Ukimara kumvira ijambo uhite witegura ko hari igitangazo ugiye kwakira kivuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikugirire neza. Icyo ni icya kabiri kibera mu kibuga rero icya kabiri kiberamo turakibonye. Mu kibuga habamo uwo bita umusifuzi, kandi tubonye ko umusifuzi usifura icya mbere ari nawe usifura icya kangahe, icya kabiri. Ba bandi ntaho bagiye n'ubu baracyagize gute, baracyahari kandi ntago birukanwe, baracyafite ifirimbi mu kanwa, baracyarindiriye ko umukino ugira gute, urangira, barangiza bakamenya neza ikipe itwaye igikombe. Kandi ikipe itwaye igikombe twayibonye ko Imana itanze amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Ibyo umwanzi yagukoreye rero bakakwishima hejuru, humura, Imana ibihinduyemo umugisha mu izina rya Yesu. Reka tuberebere hamwe icya gatatu kiba mu kibuga.
ikintu cya gatatu kiba mu kibuga habamo abantu bita abafana. Ndavuze ngo ni abafana. Icya gatatu kiba mu kibuga habamo abafana. Reka mbamenyeshe ikintu kimwe, abafana bose, baba bicaye muri VIP, baba bicaye ahasanzwe hasakaye, baba bicaye ahanyagirwa, baba n'abarungurukira inyuma y'urupangu rwa stade babuze amatike cyangwa se bifite ukundi kuntu byabagendekeye, abo bantu bose ikintu kibazana mu kibuga ni kimwe. Utitaye ngo yicaye muri VIP, utitaye ngo yicaye hehe, ikimuzana mu kibuga ni kimwe, ni ukuvuza induru no gukomera. Haleluya! Birashoboka ko abafana bamaze iminsi bakomera ku bugingo bwawe, nta kindi kibazana. Iyo umusifuzi amaze kwerekana ko ikipe itsinzwe, nagira ngo nkumenyeshe yuko iyo kipe itsinzwe ihita ihura n'abayikomera, hanyuma iyatsinze igahura n'abayivaho. Iyo umusifuzi amaze kwerekana ikipe itsinzwe, ntushobora kumenya abafana b'iyi kipe yatsinzwe. Kandi nagira ngo nkumenyeshe yuko abafana bose bafana kimwe, upfa kuba watsinzwe. Iyo watsinzwe, mama wawe akubera rubanda, kuko nta mufana ufana ikipe yatsinzwe. Niko byestaye, niko bikoze. Iyo watsinzwe nta nshuti ugira, n'uwo ubiki umeneye ibanga uryumva n'abandi bantu mutanaziranye. Nta mufana ufana ikipe yagize gute, yatsinzwe. Impamvu ubona nta bantu mukiri kumwe, impamvu ubona abantu bakuvuyeho, waratsinzwe ariko akira amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu ubona nta muntu ukikuganiriza, impamvu telefone yawe ubona itagihamagarwa, wagira ngo yarapfuye kandi irimo batiri n'umuriro urimo, nta kibazo iracaginze, ariko ukabona ntawe ukikwitayeho. Reka data, waratsinzwe ariko akira amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Nta mufana rero ufana ikipe yatsinzwe, ariko mu gice cya kabiri nubwo abafana bari barakuvuyeho, mu gice cya kabiri Uwiteka kugaruriye abafana bawe, aguhaye n'abafanaga andi makipe mu izina rya Yesu. Wambugiye ngo amen. Ndumva nezerewe cyane. Niba ugira ngo ndakubeshya, turabaza Bibiliya. Haleluya, haleluya. Nahoze nsoma ijambo ry'Imana, rimbwira ukuntu uyu mwami wacu Yesu, uyu nguyu utugirira neza, uduhindurira amateka, ukuntu nawe yakinnye igice cya mbere afite abafana 12. Yari afite uwo bita Petero, ari nawe wari umuyobozi wa fan club w'ikipe ya Yesu. Arangije igihe bari bariho basangira capati na vino, Yesu atangira kubabwira ibigiye kumubaho, kuko bafite ibyo bari gusangira. Ababwira ko agiye kwicwa, kugambanirwa, agakubitwa. Ariko Petero kuko afite ibyo ari kumuca, arareba capati, arareba imigati imbere ye, arabamubwira ati reka data, nubwo haba mu rupfu tuzajyana, bazakwica bambanje, ibintu nk'ibyo. Bafite ibyo bari gusangira, ariko bamuteye umukoba mu mugongo, umuyobozi wa fan club ya Yesu bita Petero ahita areba hirya. Nta mufana ufana ikipe yagize gute, yatsinze. Musome ijambo murebe ukuntu yavuga ati reka data, bazakwica bambanje, no mu rupfu tuzajyana. Impamvu ubona abantu bakuvuye wikoma rubanda, waratsinzwe. Mpamvu nawe ugusura nta cyamata ufite, buretse kizewe nikimara kuza abafana bazagaruka, akazi nikaza bazagaruka, ubuzima nibugaruka mu gice cya kabiri n'abantu bazagaruka. Nagira nkumenyeshe ko abafana ntawe ubahamagara, abafana barizana. Ikipe yose yishakira abafana bitewe n'ubutsinde bwayo mu izina rya Yesu. Bamuteye umukoba mu mugongo, Petero abaciye aha, umukecuru abaraje ati wa mugabo we n'amarange wisize aragaragaza yuko uri umuyuda warufanaga iriya kipe. Petero atangira kwiyumanganya, abarasakuje ati reka data uriya simuzi. Akimara kuvuga, bumva ijwi ni nk'irya Rwarutabura wa Rayon Sports, baramubwira ngo n'imvugo yawe igize gute, irabigaragaje.
byarangiye Petero agize gute? Amwihakanye. Ni bangahe bakwihakanye? Aho mwacuruzanyaga barakwihakanye. Uyu munsi mu bacuruzi ntukibarwamo. Ntago wajya kuri banke, reka data uherukayo kera, barakwibagiwe. Ariko reka nkumenera ibanga mwene data, Uwiteka guhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu Kristo, ngo bamutere icumu mu rubavu, abana b'inkuba baca hariya, bene Zebedayo barigendera. Igice cya mbere kirangira Yesu bagize gute? Bamuhambye. Ese bene da bamuhambye ari muzima? Oya, yari muzima cyangwa yari yapfuye? Byagaragazaga iki? Byagaragazaga ubutsindwe. Nubwo yari afite misiyo, ariko byagaragazaga iki? Ubutsindwe. Nta mufana rero ujya ufana ikipe yagize gute? Yatsinzwe. Uwiteka nakumpera umugisha mu izina rya Yesu. Wikikoma abantu, wihamagara rubanda ngo babwire ibyakubayeho ko abantu mwatandukanye. Reka data, Imana niguha amahirwe yo mu gice cya kabiri. Abafana bazagira gute? Bazagaruka, amateka azahinduka, ubuhamya buzahinduka. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twabonye rero ikintu cya mbere kibera mu kibuga, habamo iminota 90. N'icya kabiri twakibonye, habamo umusifuzi. Icya gatatu turakibonye, habamo abantu bita abafana, kandi tubonye imiterere y'abafana. Iyo watsinzwe, abantu bose nabo muziranye bakubera rubanda. Nta anko wivuga ngo uriya se ngo si anko, uriya se si muyomba, uriya se si shangazi. Waratsinzwe. Imana ni kwihera amahirwe, bazagaruka mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikugirire neza. Reka tumere nk'abapfundikiye aho ngaho, hanyuma ibindi bikurikira twavuganye ko ari ibintu 7 bibera mu kibuga. Ubutaha tuzarebera hamwe ikintu cya 4 kibera mu kibuga. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastori Munyemana Prote. Shalom. Gubwa neza, Uwiteka agukingurira amarembo y'umugisha mu izina rya Yesu.